koko kubera iki Tom kuko atari kumpamagara subasa hari ubu yaratekereza iki so ntawe ndi muri ibi ngibi wenda yaraje gusura nka Shema bikarangira we ndaha umutima uri kundya ngo Tom kandi yabitaye zagahinda se teta nuko ushobora gusara ugasizora gutyo ugasanga Tom ntanagukunze. Tom, yo, imeze bite? Shafresh. Ndi buri mwatekereza ibintu ntazi. Ndabona atari umbona utangiye guhinduka byagenze bite? Sha mu mujyi wanyu rero Habaye iki kandi iminsi ingahe umaze ndumva icyumweru kitaranashira. None umujyi urakunaniye. ese iyo ndebye wenda ubona ngaragara nk'umuntu ufite amafaranga. Tuganira mu buzima busanzwe. Koko njya numva batunganya ngo bafite ubibagiriye bose murya neza pe nshatse kuvuga iki urya neza ufite umugore mwiza pe Tom, yo, imeze bite? Shafresh. Ndi buri mwatekereza ibintu ntazi. Ndabona atari umbona utangiye guhinduka byagenze bite? Sha mu mujyi wanyu rero Habaye iki kandi iminsi ingahe umaze ndumva icyumweru kitaranashira. None umujyi urakunaniye. ese iyo ndebye wenda ubona ngaragara nk'umuntu ufite amafaranga. Ufite amafaranga. Jewe uko ubwanjye ndabizi ko ntayo ugira. Ariko hari abandi bashaka bitewe n'ukuntu niba witwara wambara neza ubona kandi nawe ufite isura ikurura abantu bigaragara ko amafaranga uba nyine hari abakubona bakakubona. Ndi koko kubera iki Tom kuko atari kumpamagara subasa hari ubu yaratekereza iki so ntawe ndi muri ibi ngibi wenda yaraje gusura nka Shema bikarangira we ndaha umutima uri kundya ngo Tom kandi yabitaye Mwana, tutari kumwereka ko ndi kumukunda. Tom. Koko ntabwo uzi yuko ndi kugukunda cyane. Siko ufite nimero yanjye, impamvu utari kumvugisha n'iyi. Please, Tom, wampamagaye. Ikibazo ndimo nibaza ntabwo mbizi wenda niba mfite ubwiza buruta ubw'aba bagabo bambwiye b'amamodoka abamotari n'abandi nk'abo. Icyo nshaka kukubwira ni iki ntabwo nzi isura teta wanyu yambonye bitewe na SMS nakira buri mwanya. Nono namuhaye namba yanjye nzi ngo ashaka kunyobora no gufasha ariko izo nakira kuri WhatsApp SMS zisanzwe.
ntabwo bikiri ibintu by'ubufasha gusa. none se hari gahunda umufiteho, hari gahunda ufiteho, ntabwo ndimo ndasobanura. We gahunda arayifite ariko nanjye ubu nafashe umwanzuro. Fashe umwanzuro. Urabona? Ndega amatwi. Urabona? Mu cyaro nasizeho ba Clotilda na umuntu ugiye kujya kunekera kawe nisha. aya kawe igihumura sijya twari tumaranye humura. Ahubwo hariyo abo dukwiranye mu cyaro banzi bazundi. Rero ntabwo nifuza kuba tete ibintu yabikomeza kuko sinifuza kumubabaza. nakumirwa ndi muri ibi ngibi wenda yanitahiye, ariko mva ntabwo nabyumva we, ndabizi ko kubyakira byangora pe. Sekerejwe ikizi se teta warwaye? hari ahantu kubwiye mbabara cyangwa uri kunyumva n'umuriro? Unavuga byonyine ndawumva. Umuriro? Teta, Tom se mwavuganye? Mwavuganye nyine? Noneho wumve ngo telefone irasona nkasanga ni abandi. N'abandi bari kukwitaba se? Nkasanga ni abandi bampamagara atari bo. Kandi wishakira Tom gusa. Baboroke rero nabo. Uzagahinda se teta? Nuko ushobora gusara ugasizora gutyo ugasanga Tom ntanagukunze. Wagenjeje ibintu gake? Ese ko wagira muravugana? Ubibwiwe n'iki? Baramutse bose. James, Yego bose. ni amahoro? Amahoro. Baramutse bose. Meze neza. Raporo wayibonye ariko noneho. Ndi kuzibona raporo, ariko ndashaka izi raporo zijyanye n'ibyo tuzaranguka ku kwezi wazikoze neza nta kibazo. Nta kibazo rwose. Ariko ndakeka nta wundi mukozi twongereye mu mushahara. Bose ni umushahara usanzwe, Umusaruro usanzwe. nta wavuyemo cyangwa ngo abatarata Ikintu kigeze gihinduka mu bijyanye n'abakozi. ya raporo zangezeho noneho wikubisa akanyafu. Kubisa akanyafu ariko rwose. Tubura ubwire ikintu cya nyacyo numva imari bigenda ucenga uca ku ruhande tubura Bro, icyo nakubwira cyo natangiye bagana sinzi niba ngaragara muri mufite amafaranga. Ariko ibyo mwavugaga kuri teta uyu munsi wa none teta arifuza ko twahura tukaganira. muganira icyo ugomba. Ase nuzi gusoma Umukire kazi na gafifi nkawe umeze akira rero. bashaka umuntu. Ubwo iyi ni SMS isanzwe. Ibyo anyandikira WhatsApp byo ni ibindi bindi. Nigiye kuganira ku biki? Ntabwo mbizi. None se wowe wari mu kanya yarumbwiye ngo hari umwanzuro wafashe Yo gusubira mu cyaro. ariko sha imboga zibona abana kuri umukobwa wavuga ngo ngwino muganire umukire kazi noneho none urimo uratangira ngo ngiye gusubira mu cyaro ariko wajya ugabanya ibiteto nk'ibi. Hari ibintu mwe mwitiranye. Uzi gufata umuntu ukamushyira mu rugendo warangiza ejo ugashaka gukina n'amarangamutima y'umuntu cyangwa umutima w'umuntu. Kubera icyo gisomye Neza telefone y'abantu. nayisize ku muriro. Nese kubera icyo uri guhamushinja buri ko uje kundeba igituma umubwira ngo Tom agashaka kunkunda ubundi muravugana?
oya icyo mbikubwira ushobora gutekereza cyane ukishyiramo tomu wenda ntakiri nino urabizi neza ko hari se basi uzi ko maze mbitekereza none uzi ubugoryi nakoze nananiwe yashema mfite niyo uza kuba ugira nimero ya shema byibura ukanamuvugisha ukamubaza niba Tom akiri ino. ako Jesse uzi ibintu ngiye gukora ngiye guperereza ko Tom yaba akiri ino ataragenda naba gihari ndaje mweke ko mukunda kandi birenze umva yo niyo mahano ngiye gukora Sagerageza harya ngo abakobwa ntabwo batera iya mbere utangiye nusanga se yaragiye nusanga yaragiye uzabyifata mu ntoki Imana ntabwo yamubabarira yababara atamuse ni ukuri ntabwo yamubabarira isura nubwo yabonye ko basi mukunda yari kubiboneshwa n'igizi nta maso yari afite umuntu muwere mutajyana n'ikiganiro so yabwirwa n'iki kwa mukunzi ariko tureke ibindi tubisubire nkagira ngo ni muho wamugireyo kwa ko yari umugenzi uyobozi hari ibintu numva tuba mutuvugana waramwitegereje uretse kumusaba ko waba umwunganizi ukamufasha ukabona ibintu byo gutunganya lisite yo guhemba birangora cyane no gutumiza ibintu mu mahanga birangora cyane ukwiye kumfasha niyo mpamvu maze iminsi utabona raporo ku gihe kumfasha ukanshakira umuntu wunganira ariko James ngizo kiragiye ntahamagara telefone iri muri biro nta muntu uri kumfata no gukererwa akazi ibyo bintu babihuza gute no kuba udafite umwunganizi mu kazi ngizo ukuri njye nta kintu ntabwo usibye wenda kubigarura ko byarangiye na raporo wayibonye kandi imeze neza ahubwo wakomeza ibyo musaba biriya byararangiye rwose nakubwiye uko byaragenze okay njye numvaga wenda ari ibibazo byawe by'uburangare aya nta burangare yeah. nta burangare kuriya byagenze none urambwira ngo gukora akazi ukeneye umwunganizi ukeneye umwunganizi wamfasha okay nta kibazo wamfasha ndabona ari nabwo akazi karushaho kugenda neza bon James iyi kampani tugomba kuyikora neza kugira ngo ibashe kuzamuka wowe kora neza sibyo umwunganizi agiye kumugushakira kwa mbere uzaba umwunganizi mwiza uzajya gufasha ariko uzaba inkingi ya mwamba uyobore niwo umenyereye akazi umufashe kugira ngo tutazasubira sibyo kandi bizatuma uzajya ukererwa nk'uko ubisanzwe ubikora cyangwa se usiba akazi kuko urakumva nkubwire James bazanye urabona nzanye umukozi mushya ukajya usiba cyangwa ugakererwa yakwica akazi niyo mfite impungenge uranyemerera yuko uko azajya bahari nawe uzajya uhari ngiye guha umukozi ahubwo nubona wenda yamaze kunya akazi uzasabe konji nzaguha konji y'ukwezi sibyo rwose tugiye kurushaho gukora cyane genda byizeye rwose nibona umuntu ufasha raporo ku gihe akazi kazarushaho kuryoha kazaba neza pe ahubwo se rwose ibyo byo gukina amarangamutima uzi ingaruka zabyo umva nyine bro kamaze mubwira ka Imana iravuga nubura ubwenge naho izabura aya nabo ni ukuvuga ngo wowe ibyo gusubira mu cyaje ibitekerezo cyibagiwe urumva azi gukora ka kazi ntabyazi sasa rero ubu ngubu ugiye kumuhisha ko ari ubwenge urumva nurangiza uragenda aho ujya gushakira asanga umuvuga ngo ibintu by'urukundo n'ibiki ubisaba hejuru ngati nawe wari warabuze aho bihera kugira ngo tubone ko twirira ku mafaranga ureba ahantu ndi mbega ntangaye izo ntabwo kugira ngo tubone uko twirira amafaranga mwana we ntukazana ubugoryi mu bizinesi muri Kigali bizinesi iyo yose yagutunga urumva wiza n'ubuntu bw'ubugoryi ngo ubone umuntu ahantu wakura umugati ntangire ngo wizubaze niba uriya mwana niba yaraguyemo azajya kumenyera kuko ndabizi afite amafaranga ubu se ngewe njya kubura ubwenge mba ndahantu mwaka bro reka mbitekerezeho kuko nanjye ndumva nyine birangoye kuba nasubira mu cyaro mu maso ye
ubonye ukuntu yari afite urukundo rwinshi ntabwo bafite ikibazo cyo katari ukwereka ntabwo areba ukuntu ndeba ubona agatanguza teta ubusa utamuraje cyangwa umushimira umva reka nkubwiye kukureba yarakurebye yaranabibonye ahubwo kumbaza ngo ntabwo yabonye ko yamuzi ibyo ntabwo ibyo ndumva atari ikibazo nabonera igisubizo nayibwirwa n'iki se ubusa amaso arimo urukundo ntabwo uberewe Tom yarankunze ahubwo yaganiriye na Shema si Shema katanzi neza ku buryo wari ibintu yaramubwiyeho yakuse nta cyangwa Shema yaraguteresa uramwanga yewe aba yaraguteresa ukamwanga nyine aba yarishe isoko Shema usibye yuko twabonanye bisanzwe ntabwo turanavugana usibye kumva ngo Shema ariko ni ukuri ko Imana tuye tuvugana umva ko ntari kiraho kunzakira umukozi ndabishimye turabyemeye tuganira mu buzima busanzwe kuko njya numva baca umugani ngo bafite undi bagiriye bose murya neza pe ushatse kuvuga iki urya neza njya neza mfite umugore mwiza pe ese mfite umugore nshaka kuvuga uwo umukobwa wansanze hano aje kukureba bamwita Teta yari ari kumwe na wa mukobwa utagezwe baje kundeba bari baje kukureba ariko bariya ntabwo tuziranye bigiye kure gusa ni abantu bashakaga inzu y'ubucuruzi rero wabyitiranyije ntabwo ari umugore wanjye si na sheri wanjye ni umuntu washakaga inzu nta kintu umupanga cyane mwese mu makuru yuko ari umugore wanjye wayakuye yaje agushaka kandi umuntu usa kuriya ubona yuko umuntu akwiranye pe kuko nanone ntabwo uriya yaza aje kureba umukene njyewe si reka amashyiga rwose reka amashyiga ntacyo uriya ni umuntu washakaga inzu muri za nzu zacu ziba hafi ya gare yari akeneye n'inzu y'ubucuruzi yarayibonye twarayimuhaye numva twarabikemuye iby'inzu mu minsi yashize uriya umukobwa wundi bari bari kumwe kugira ngo uramuzi rero ni ibyo umukobwa yaramunye nibyiza pe ndabizi urashabutse usanzwe ushabutse rwose wazamubaza akazina akaguha nimero ndabizi nawe ni woroshye ariko nanone si ibintu nahita mwizeza ngiye kubikora gutya tugiye gusubizanya cyangwa se na bimwe mu bishobora gutuma nasubira mu cyaro ni ideni mfiteyo cyazanye mwana na yatse umuntu ngahibaza none se wagenda noneho uraka n'urundi uri bwa yake yo gusubizayo okay bro ndakubwira umwanzuro ndi bufate wumva mbanze mubwire niba umwana yawe kwemeye kiri ifaranga nurageza wowe aho muhisha akazi ukora numara ko kamuhisha ujye ukora usevinga ntuzagende ngo uyarye urya amafaranga nk'aho urimo urajugunya mu indobo nyine wowe genda ujye usevinga kugira ngo ejo atazakunyuzamo ijisho najya kumenya azasanga uburyo ngana wenda ibyo yatekerezaga ariko meza kora mwana